rihora ku mutima wanjye rwose icyama nkamenya icyo ngusaba niba nkugiriyeho umugisha hari ijambo nifuza kukubwira rihora ku mutima wanjye hari icyama nkabona icyo ngusaba kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri jye kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri jye ariko hari icyo ngusaba uzandindire ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri jye kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri jye ariko hari icyo ngusaba uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye iminsi nzamara ku isi ntabwo nyizi sinayimenya igihe uzazira ntacyo nzi ariko icyo ngusabira ni kimwe uzarinda ubugingo bwanjye kugeza ku iherezo ryanjye kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri jye kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri jye ariko hari icyo ngusaba uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye kugira ifeza n'izahabu nabyo ni byiza kuri jye kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri jye ariko hari icyo ngusaba uzandindira ubugingo kugeza ku iherezo ryanjye. Amen, amen. Soma Itangiriro ibice 26 umurongo wa 12. Itangiriro 26 umurongo wa 12. Kadusome. Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100 Uwiteka muha umugisha. Ndasubiramo. Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100 Uwiteka muha umugisha. Ibice 32. Itangiriro turi impapuro nkeya nk'eshatu. 32. Itangiriro umurongo wa 27 tugere kuri 30. Itangiriro 32 27 tugere kuri 30. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukiswe Yakobo ukundi
ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Turarangiriza muri Yohana ubutumwa bwiza igice 21, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana 21. Murihangana dusomeho imirongo miremire, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tuze gusoza no ku murongo. Yohana ubutumwa bwiza 21, duhere ku murongo wa mbere tugere ku 13. Si harehare cyane, murihangana turagera kuri 14. Yohana ubutumwa bwiza 21, duherera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 14. Kadusome. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didomu na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye inshundura iburyo bw'ubwato. Murafata. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo bari nko mu mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ku ifi mumaze kuroba. Simoni Petero yikira mu bwato, akurura urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Zingahe? Ifi ntago ari ntoya, ifi nini 153. Aka kantu mukandika ahantu ndaza kugatindaho. Ariko nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati urinde, kuko bari bazi ko ari umwami Yesu. Yesu araza yenda umutsima arawubaha, n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo ni ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Amen. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo muri ADEPR Sengeri Nyarugenge, aho bakunda kwita mu Gakinjiro. Ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi inshuti y'iri torero guhera kera muri 2008. Twagiranye nayo ibihe byiza. Rero iyo nza hano mba numva nisanga. Hari igihe makumbura kubera wenda izindi gahunda n'inshingano ntibyemere ko umuntu abona uko aza, ariko ku kwezi narabakumbuye numva biranze biraka. Kuwa gatatu ndinyabya ndaza nicara aha ngaha. Nibwo rero nanjye nasanze hari abari bankumbuye, niyo mpamvu mpagaze aha ngaha. Amen. Kwishimye cyane rero kwikaze mwaduhaye. Imana ibahereze umugisha. Mureke tuganire kwa aya magambo dusomye. Nshaka kuganira hejuru y'imbaraga zaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe. Ndavuga hejuru y'imbaraga zaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe. Kuwubwirwa ni kimwe, no kuwugeraho ni ikindi. Amatwi yumva umugisha turayafite, ariko amaboko wakira akeneye imbaraga.
nimuvuge ngo amen. Twagiraga umuhanzi muri ADPR ngira ngo ashobora kuba yaragiye i Bugande, yari indirimbo ivuga ngo umugisha w'Imana ngo upfunyitse mu mahwa, ngo kuwukuramo ngo nugushinyiriza. Rero ijambo ryitwa umugisha ndashaka kugira ngo mbabwire ko ni ijambo riryoheye amatwi. Iri jambo ryarantangaje. Abakire bararikunda, abakene bararikunda, abize bararikunda, imfubyi zirarikunda, abapfakazi bararikunda, abazehe bararikunda. Umuntu wese akunda kubwirwa iri jambo rivuga ngo Imana iguhe iki? Umugisha. Namwe murabizi ko ariko rimeze, riraryoshye. Kandi musigaye munabyara abana mukabita ba mugisha, ba nyiramugisha, ba baraka. Niba nkugiriyeho umugisha, umugisha utanga mwami wanjye. Iri jambo riraryoshye ku rwego rukomeye. Ariko rivugwa ryari? Habaye iki? Rivugwa nande? Iri jambo ryitwa umugisha ntimukarinyanyagize. Ni ijambo rivugwa n'umuntu ugize icyo akorerwa akaribwira ukimukoreye. Ndasubiramo, si ijambo rinyanyagizwa. Ni ijambo rivugwa n'umuntu ugize icyo akorerwa akaribwira ukimukoreye. Wewe upfa kurivuga aho ubonye hose. Wahura n'umuntu ngo mwene ndanga Imana iguha umugisha w'iki? Akanza akanyenyeri amenye iyo utaha. Iri jambo kuki murinyanyagiza mu biterwa n'iki? Ese mwabyumvise ibintu mvuze? Iri jambo ryitwa umugisha ni ijambo ribwirwa umuntu ugize icyo akora akaribwira ukimukoreye. No mu rusengero hajemo ibipindi ngo nyeganyeza mugenzi wawe ngo mubwire ngo Imana iguha amafaranga. Wicaranya avunje, Imana ive mu ijuru izihereza umuntu amafaranga kandi uyafite umugisha. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Abantu bari hano bize bose, ishuri ryose wizemo nta somo na rimwe ribaho ritagira icyo bita definition. Definition ngira ngo kumanuka ntacyo bitwaye. Ndumva kubegera byaza kumfasha ni mu masengesho wenda ku cyumweru nibikona azaguma hariya. Kambegere mbabwira umugisha. Definition ni ubusobanuro bw'isomo ugiye kwiga kugira ngo ndajya nsubirayo niba bataraza kumbona. Definition bari gufata biriya ibitangaza nabyo nta konte, ibi nabyo ni umugisha. Baza kunyihangana nawe ngira ngo nibyo bize ninjya manuka nabo bagiye bamanuka n'inzamuka bazamuke. Amen. Definition ni ubusobanuro bw'icyo ugiye kwiga kugira ngo uzabashe kugikoresha ukizi. Droit, geography, histoire, STI, ibyo byose bigira definition. Twara mu bintu by'Imana twaraje twumva ko ari iby'umwuka gusa ku buryo tutabyiga. Ubaje umuntu ngo Yesu ni iki? Definisa Yesu ni iki? Hari abantu batazi Yesu iyo biva niyo bijya. Niri jambo ryitwa umugisha. Hari wabwira ngo Imana yaguhaye umugisha ngo yingo narawubonye, umubajije ko nye ntarawubona umugisha ni iki? Ngaho definisa umugisha. Byakubita abantu hasi wakumirwa. Turabiririmba, tubikomera amashyi, turabyakira, ariko umugisha ni iki? Umva uko umwanditsi yasobanuye. Yaravuze ngo umugisha ni neza ikomoka ku Mana ikubiyemo ibintu byose mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Ngiyo definition y'umugisha. Murakumvise? Umugisha ni neza ikomoka ku Mana ikubiyemo ibintu byose mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'iki? Bw'umubiri. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo kugira ifeza n'izahabu nabyo ni byiza, kubaho neza nabyo ni byiza. Bivuze ngo nabyo ni umugisha. Umugisha rero ndagira ngo basobanurire ko mu bintu Imana yahaye isi, Imana yahaye isi umugisha. Ubu umuntu wese usenga abwira Imana ngo nimuhe umugisha aba ameze nk'umuntu watanyeho gatoya. Nta mugisha uri mu ijuru, imigisha yose bino Imana arayiduhaye. Nk'umuntu agafata amasengesho ngo gusaba Imana umugore. Hari abagore bari mu ijuru bose ntibari ino. Ubu se mureke mbabaze, nshaka kuza kubabwiza ukuri. Ibi bintu musenga mugira Imana ngo nibibaye ni ukuri ntabyo ifite mu ijuru birino. Ugafata amasengesho ngo usenga Imana iguha amafaranga, wagiye Nyabugogo, wagiye Kimironko, wagiye Kimisagara, amafaranga arino. Ko Mana ngo uzampa amafaranga naho mu rusengero. Niba umuntu ari gusenga bivuga ngo amafaranga, ujye umubwira utigabanya volume. Hano ntago tuza kuhasaba amafaranga, hano tuhazana amafaranga. Munkurikire mu rusengero, munkurikire. Ntabwo hano mu rusengero tuza kuhashaka amafaranga, ahubwo tuhazana iki? Hano tuhaherwa amabwiriza yuko tujya gushaka amafaranga. Muranyumvise? Hano tuza kuhaherwa amabwiriza y'uburyo tujya gushaka amafaranga. Ubundi iyo tuje hano isengesho dusaba, ikintu dusaba Imana igira kimwe isigaranye mu ijuru ni kimwe gusa, ni ikintu cyitwa ubuntu. Nujya ugera hano ujye ubwira Imana ngo tugirire ubuntu Mana ihoraho.
niguhereza ubuntu, ubuntu buzaguha abantu, abantu baguha ibintu. Biri kumvikana? Mu ijuru hari ubuntu, ubuntu butanga abantu, abantu bagatanga iki? Ibintu. Uyu mugisha rero urahari. Icyo tudafite ni imbaraga ziwakira. Ndagira ngo mbatangarize ko umuntu wese urahanga ukeneye umugisha, ngiye kumuha password, ngiye gukuramo code gusa, ubundi ugiye duhorera umugisha. Niki cyanzanye mwaya masengesho, nje kuguha umurongo, ni password nguhereza, ugende uhure n'umugisha. Umugisha uri ahantu ukingiraniye, urakingiranye. Urasabwa urufunguzo rwo gufungura aho umugisha wawe uri ukawufata. Ndavuga imfunguzo ebyiri, nari nateguye 5 ariko ntago biraza kunkundira, nshaka gutinda ku mfunguzo ebyiri. Nutaha utahanyize imfunguzo ebyiri ngiye kukubwira zaguhuza n'umugisha. Ubutaha uzagaruka hano tubwira uti byarakemutse. Urahari pe, n'urufunguzo ubura nta kindi. Uko utakinjira mu modoka bibagiye contact, ukaba utakinjira mu nzu bibagiwe imfunguzo, niko n'umugisha Imana yavuganye nawe udashobora guhura nawo udafite urufunguzo rufungura huri. Babwira rwa mbere, mwiteguye kurwumva? Urufunguzo rwa mbere rwaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe. Umugisha urahari, ikibazo ni urufunguzo tubura. Urufunguzo rwa mbere rwaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe ni urufunguzo rwitwa umwete, umuhati, courage. Birumvikana? Murumva umwete? Umwete murawumva? Murumva umuhate? Uri abantu babaye abanebwe ngo Imana ngo yaravuze ngo bazakira. Reka mbakurira inzira ku murima. Nutagira umwete mu byo ukora, ngira ngo pastor indirimbo zo mu gitabo barazizi. Hari indirimbo y'110 mu Gakiza ni ya nyuma, siziri buze ukuntu akatero ka mbere kavuga kabanza. Ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana, ndakurahiye ntago uzagera mu ijuru. Umwete ni urufunguzo ruguhuza n'iby'Imana yavuze. Dufite abantu bicaye mu iri teraniro, Imana yabwiye ngo mwana wanjye nucuruza nzaguha umugisha, kandi nzaguhera umugisha mu mandazi n'isukari. Akajya gucuruza 5:00, amandazi bayarya ryari? Munkurikire, Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nucuruza ukagira umwete nzaguha umugisha. Ukabyuka 4:00 5:00 ngo Imana yaravuze ngo nzakira. Ndi imbere y'Imana, uri umunebwe ntuzakira. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeze birutaho inshuro Uwiteka muha, yarabibye. Igihe cyose wicara udashaka uburyo wabiba. Aya magambo naze kuyasoma ugera hepfo, uzi ko ngo yageze ku rwego ngo abumukire, ngo agenda arushaho, ngo ageze aho yabereye umukire cyane, ngo atera abafilisiti iki? Ntago musoma iki? Burya abakire bose bagirirwa ishyari. Ntushobora gukira ngo ubure abantu bakugirira ishyari. Niyo mpamvu uvuga ngo abakire si abantu, ni inyamaswa se, nawe uragakira. Ubukene bwo butuma uvuga ayo magambo. Abafilisitiya bagize ishyari ngo bagera ku rwego batangira gusiba amariba. Aburahamu se yari yarafukuye akiriho, ariko uyu muhungu Bibiliya yarambwiye ngo yagize umwete, ngo yarasibuye, ngo asibura iriba rya mbere, ngo barongera bararisiba bararitonganira. Yaryite Eseki ni Sitina. Eseki ngo bararitonganira, ngo ntiyacika intege, yagira umwete, afukura irya kangahe? Irya kabiri. Naryo bararitonganira, yaryita Sitina. Afukura irya gatatu, ngo ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ngo noneho Uwiteka dusize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Yari yagize iki? Umwete. Ariko uracururiza hano byakanga, ngo byaranze, wagiye ku gikongorosi wafukwe. Munkurikire, hago byanze. Nibasiba hano nyarukira Kayonza, fukura. Se muri kunyumva ibintu ndi kuvuga? Dufite abasore batinze gushaka, ngo babuza abagore baburiye he? Wowe urateretana intege nke, shyiramo akabaraga. Nutereta hano bakanga ajya ku gikongoro, nibyanga jya Bugande, va mu mikino. Umwete. Haleluya. Umwete n'urufunguzo ruguhuza n'iby'Imana yavuganye nawe. Niba ubwiriza, umwete. Niba uririmba, umwete. Niba ukamera, umwete. Niba utereta, umwete. Niba uhinga, umwete. Niba ucuruza, umwete. Niba wiga, umwete. Gira umwete. Umwete. Imana yambwiye imodoka
sindayibona. Imana yarambwiye ngo uzampa imodoka, mureke mbatangaze. Yarambwiye ngo izampa imodoka, ariko mu bintu byantangaje, niba hari abantu bari hano Imana yabwiye imodoka, ntago yigeze mbwira ko izampa umushoferi. Yarambwiye umwana wanjye ngo uhaye imodoka, ariko ntigeze mbwira ko izampa umushoferi. Aho bene data turi kumwe ahangaha, Imana yabwiye amamodoka mutarayabona nkuko nanjye yabimbwiye, ikaba itarabwiye abashoferi. Ubizi bahaye mwazimaze iki? Ubu ko Imana yakubwiye imodoka ukaba wicaye ahangaha, ubu nonaha igira inzira nyinshi. Twaravuze ngo inzira z'Imana ni ibihumbi. Ubu nonaha n'ukuri kose ni imbere y'Imana, ibishatse nonaha yayiguhereza. Wayimaze iki? Wayikorera, wayiteka. Ubiyiguhaye wayimaze iki? Dufite abantu b'abanebwe badashaka gushyira imbaraga mu by'Imana yavuganye. Ega Imana yakuremye, yaguhaye amaso, iguha amatwi, iguha amaboko, kugira ngo ugire umwete, iguhuze n'umugisha byo yavuganye nawe. Imaze kubimbwira, naravuze ntiwajya kwiga amategeko y'umuhanda, si yabanza provisoire, si ibanza, ngashaka perimi. Ndagenda njya ku Muhima, hari ahantu bigisha amategeko y'umuhanda bita muri Gasto, haruguru y'ibitaro gatoya. Mwarimu ngeze yarambwira ngo twiga ukwezi kumwe ugahita ukora ikizami. Nta kibazo. Njya mu ishuri, ngeze mu ishuri bazana amasomo twiga, ndatanga ngo imirongo badi, ngo imirongo migufi, ngo imirongo miremire, ngo iki cyapa kivuga iki. Ndavuga nta manota ubu koko naya ibintu by'abana. Ndavuga nta, arambwira ngo ni 12 bajye bafatiraho. Shyiramo umwete, sha mugira umwete. Ndiga ukwezi gushize mwarimu aravuga ngo bari gutanga code, tugusabire code uzajya gukora. Nta kibazo, bansabira code. Njya ku Muhima kuri polisi, nicara kuri machine online, nkubitamo code, nzamura ibibazo, bona haje ngo imirongo, ngo icyapa. Ntekarabaye, ndatayipinga, ndandika, ndanoza. Nyuma yanjye hari umupolisi mu bitugu, ndandika, nkirika kwemeza ko nari ikizami, nzamura amanota, hikubita amanota 11. Umupolisi arambwira ngo watsinzwe ubuze rimwe. Ntihoya imirongo rimwe, atubuze rimwe. Ndavuga ko Satani arasuzugura amakagira Imana. Aha narakaye ndi kuvuga nti ibintu rwose nagasuruka abadayimoni. Ngeze hanze ngisohoka, mwarimu wanyisha amategeko y'umuhanda arampamagara, arambwira ngo umukozi w'Imana watsinze. Ntinabuze rimwe. Arambwira ngo sorry, bibaho hani wacu utsinzwe rimwe, wemerewe kugaruka kongera ukigira indi rimwe, uzahita uyiza nihanganira utari garuka usibire. Ndavuga ko akagira Imana, umuntu w'umugabo ngiye gusubira mu mirongo, kandi ndasubira gusibira. Munyumvira turi ku ijambo ryitwa umwete, n'urufunguzo rwitwa iki? Umwete. Nsubirayo, ongera wa praying, niba barakubenze wongera wicika intege, gira umwete. Nsubirayo, ngezeyo mwarimu azanye igitabo, mbona ntiyahinduye igitabo, agaruye cya kindi kandi ngo cy'imirongo, ngo cy'ibyapa, ngo imyaka 18 ngo batware. Si ibintu koko. Haciye icyumweru kimwe arambwira ngo ko bongeye kwandika, nkwandikishe. Nturi kuntindira aho ngo ngirira vuba nkibyibuka, kuko ndi kubona ntacyo wahinduyeho. Aranyandikisha amakode, subira ku Muhima. Ngeze kuri machine ndatsa, nshyiramo code, ntagiye gukora ibizami, mbona bya copy ya bya bindi nakoze neza nigarutse. Ndavuga nti 20 ntayabona, ndabafite ikibazo. Ndatayipinga, ndemeza vuba ibibazo byose ndabizamura, mbona bisana bya bindi, nkubita ku manota, nemerezaho amanota azamukira, nkubise haza amanota 11. Umupolisi arambwira ngo sohoka watsinzwe ubuze rimwe. Natashye mvuga nti n'ubundi ni wacu nta watwaye imodoka. Ako Satani ni gitangaza. Ndavuga nti n'ubundi ni wacu nta watwaye imodoka, ubundi ibi bintu narinjemo ni ibiki? Nta handi kuvuga nti to ibingi. Ariko mwakagira Imana, Satani ni umugome, icyo ni ukuduca intege mu by'Imana yavuganye natwe. Nta hana bivuyemo. Ndavuga ngo ntago nzajya mu by'imodoka. Mu kwezi kwa mbere njya kwigisha mu giterane Kacyiru, ndi kwigisha bataha umwanya wo gushima, mujye mureka amashimwe atambuke. Umusoro arahaguruka, aravuga ngo kimpagaritse gushima Imana imbere yanyu, murampera Imana icyubahiro. Yampaye provisoire, kandi provisoire Imana yampaye ndayimaze gukora inshuro 38. ye dore umwete mwakagira Imana mwe. Yatubwiye aho yakoreye, yatubwira amastade yagiyemo, atubwira uturere yakoreyemo, aravuga inshuro 38. Nasubiye kwiyandikisha, nzakora mu kwa 5. N'umwete. None bishobora kwanga, ariko ejo byakemera. I Kigali byakanga, muri Kenya byako. Urasabwa kugira iki? Umwete. Umwete. Haleluya. Biravuga ngo muzashaka mumbone, nimunshaka niki? Umwete. Petero ngo umugabo witwa Herode ngo yigeze afata Petero ngo ashaka kumwica ngo anezeze abantu. 12 byakozwe n'intumwa. Birambwira ngo abitorero bagira umwete, barasenga, baravuga ngo Petero ntapfa. Urasabwa kugira umwete mu rugo rwawe,
kagira umwete mu bana wabyaye, kagira umwete muri business yawe, kagira umwete uri ku ishuri wiga. Yo nagiye kwiga nkuze maze imyaka 2 nubatse urugo, nari naracikirije amashuri, ntabwo nzaba muri Kigali nta na diplome ngira. Ibyo bizacura iki? Njya kwiga mu Kiyovu niga nijoro, ndiga ngira mu gatandatu nkora ikizami mbona diplome. Yeze mu rugo ndebye ya diplome mbona imeze nk'iyo madame afite ntayirutindi. Ndavuga nti diplome muri Kigali twembi zimeze nk'izo muri materineri tuzazimaze iki? Mbwira madame ntiwareze nkajya muri kaminuza. Arambwira ngo genda ugiye. Turi ku ijambo ryitwa umwete. Njya kwiga World Mission Kagugu mu bakoreye. Ngezeyo nagiye mfite ubwoba, ndi kuvuga nti ngiye mukuru, ubu ngiye kwigana n'abantu b'abana ndashaje. Ngezeyo sanga nabasaza barutana rwibasira, abasaza bameze ivi, abasaza bafite impara. Uziko nabo basizemo umwete. Ubu wicaye hano ngo ntiwatwara imodoka, ariko mwabakecuru mwagiye kwiga imodoka, mureke mbabaza. Ubu muricaye ngo ntimwatwara imodoka, ninde wabikubwiye kutayitwara? Ngo imyaka mfite, noye ko Imana yakubwiye imodoka, umwana wawe yikuguriye akayiguha, yajya atwara yagatwara niyawe, mwagiye kwiga imodoka. Ko murashaje. Dufite umukecuru Nyarugenge muri pansiyo, ni madamu Kayihura yitwa Specioza Pastor Ramuzi. Uriya mukecuru yajya atwara imodoka, ageza ku rusengero ari muri pansiyo akayiparika. Aho uricaye ngo nukuri ngo abana banjye bazi imodoka, bazatwara iyawe batware niyawe. Urufunguzo rwitwa iki? Murimo muranyumva? Njya muri World Mission, ngeze ku ishuri nari nzi ko ari nge mukuru, mpageze nkubitana n'igikundi cy'abasaza. Reka nzagira ibyago rero, banyicaza hagati y'abasaza babiri, bakajya basinzirira rimwe. Mu nkurikire, nshaka kubabwira ijambo ryitwa umwete. Bamuzehe bagasinzirira rimwe. Umunsi umwe turi kwiga isomo ryitwa Igiheburayo, ni isomo rigorana ukuntu. Ndebye uyu musomo mbona yasinziri, ndebye uburyo mbona yasinziri. Ndavuga nta basaza mu kizami bazakorwa n'isoni, ko professeur watwigishaga nta magroupe we yatangaga. Nkora ku ibumoso, ndavuga ni muze kuri gusinzira, kandi ubone mu professeur atajya atanga amagroupe, mu kizamu uzasubiza iki? Arambwira ati wa mwana we, tibura urampemukiye kunkangura. Ataka gatotsi kari kameze neza. Arambwira ati bura mfite ibibazo nti nibihe? Atabana bariga, abuzukuru bariga, abakwe bariga, abakazana bariga, none nanjye ndiga. Ntiwabiretse uri kurwana n'iki se ukarya ya pansiyo yo kubambwe kujya mu mafaranga ya pansiyo? Ati hoya wa mwana we, atuzi ko ndi gusenga muri 80 Imana yambwiye ko nzaba dogiteri. None se nzaba dogiteri ntarize. Mugira umwete mujye kwiga mukuri ibintu aho ngaho. Arambwira ati ubu ngubu rwose ati nubwo ndi muri pansiyo ariko nshaka kuzapfa imbere y'izina ryanjye babanzaho doctor. Bega umwete we. Umva ijambo muzehe yambwiye ryankoze ku mutima. Yarambwiye ati kandi uracyari muto, ibizagukundira kubikora uzabikore. Arambwira nko kugira ngo uzapfe wambaye isengeri, uzapfe wambaye karuvati. Biraharanirwa. Birasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki? Umwete. Ese uri umurimo murarwumva? Nimuvuge ngo amen. Shaka kugera ku ntego y'amasengesho yanyu kuri teme mwaduhaye. Bibiliya muri Yohana hatubwiye abigishwa ba Yesu, aba bagabo bantangaje. Iki ni igihe ngo yabiyeretse, yari inshuro ya 3. Muzi ko Yesu abana n'abigishwa harimo umugabo witwaga Petero. Mwamusomye? Mwamwumvise Petero? Petero ni igitangaza. Mureke mbabwire, dufite abantu bameze nka ba Petero bashaka kudusubiza ku nyanja. Mureke nshaka kuvuga amagambo akomeye. Petero ngo ahura na Yesu, mu bantu babaje Yesu ibibazo bikomeye, Petero arimo. Kuko harabageze amazi atetse ko twasize ibyacu tukagukurikira, buriya nyuma ujye ubona bizagenda bite. Ngo Yesu amubwira ibyo azabakorera. Petero avuga ati ibyo bintu ni byiza, nta ubundi se twakuvaho tukajyahe. Yesu ngo afata bibakoreye, mu nkurikire. Azutse abiyeretse. Petero wese avuga ati ubwo yari yapfuye atabikoze akabazutse, ubagiye kubikora. Petero avuga ati buriya ninjye yaraheraho arangira nka ministiri ushinzwe kuroba. Mu nkurikire yavuze ati ibintu by'ubworozi n'ubuhinzi buriya ni ngewe arabishinga. Ariko natangaye, arangije ngo ajya kubasezera, arababwira ngo ndagiye ariko shaka kubasigira umufasha. Petero ati none hose mwakagira Imana mwe, ibi bintu murabona tuzabivamo? Uyu mugabo twirukanse inyuma imyaka 3 n'igice inganirye, akabavuze ngo aragiye na bya bindi by'ijana yatubwiye ntabyo akoze. Murabona bizavamo? Uza agatendo yakoze, yabwiye bagenzi be ngo subiye ku nyanja kuroba. Baravuga ati none sura robesha iki? Ati haraho nabitsimbye. Dufite abantu bari hano ibikoresho byabo barabisiza hano. Muranyumvise? Babi yo baramubwira bati warabisize. Dufite aha abantu hano amamini yabo bayasize. Amamini murayazi? Imyenda y'akazi bayisize ahantu ku nyanja. Baba barahavuga ati nibyanga nzagira nte. Ariko Mana mu ntega amatwi, nshaka kubabwira ibintu bikomeye aha ngaha.
yo dufite abantu baraguzaga bicaye ahangaha baza aho abapfumu baraguzaga aho batuye avuga ati nibyanga bameze nk'abaje kuneka ibikoresho byabo barabisize gakubise gato basubira ku nyanja. Umva ikintu cyambabaje ndi gusoma aya magambo. Petero abwira abagenzi be ngo subiye ku nyanja kuroba, baramubwira ngo turajyana. Yari intyoza, nutirinda Petero azagusubizayo. Muranyumvise? Yakurikiwe n'abagabo 6 nawe wa 7, yajyanye 6 nawe wa 7. Ariko mana turinde abantu bari kudutwara abantu, uzi ko Satani mube maso. Amanukana 6 nawe wa 7 ngo bageze ku nyanja. Yesu ngo arabareba avuga ati reka ndebe ibyanyu, ariko nkunda Yesu mwakagira Imana. Bibiliya yavuga ngo ntago nzi kuroba, ariko ikivo ndakizi mvuka icyangugu, abanyacyangugu bari hano, abanyagisenyi bari hano, abanyakarongi bari hano, amakuru yo mu mazi nubwo mutagiyemo ariko murayazi. Nta baroba ku manywa, baroba ryari nijoro. Ibikoresho barobesha byitwa iki? Inshundura. Yego aho bagabo ngo bagiye mu nyanja ari 7 bafata ubwato bari buze kurobesha. Bageze mu nyanja hagati, burya ngo bagombaga gukesha ijoro bateye inshuro 4, amaturu 4. Gutera ituri imwe nijoro barakururaga, menya byaratwaraga isaha, bagatoragura amafi yafashwe. Bagombaga gukora amaturu 4. Baratera, batereye ngo bagiterera, ifi zibona Petero ziravuga ziti Yesu aza kumukura hano twari duhari. Mu mabwiriza Yesu yamuhaye yamubwiye ko atazongera kuroba yamubwiye ko atazongera kuroba amafi, ahubwo agiye kuroba iki? Ikimugaruye hano ni iki? Amafi yose agira ati ariko makagira nukuri kw'Imana. Mureke mbabwire haleluya. Amafi ngo arahunga, batera inshundura inshuro ya mbere, barindira ya minota ngo bakuruye, barebye mu nshundura basanga nta n'igikeri kirimo. Ntibacika intege, barongera baratera inshuro ya kangahe? Ya 2. Bakuruye basanga nta n'inzoka yajemo. Ntibacika intege, barongera baratera inshuro ya kangahe? Ya 3. Barakurura. Ari we waba watashye avuga uti barahakasiriye, barabiroze mina. Baratera inshuro ya 4, bakuruye basanga nta kintu kirimo. Umunyembabazi arabareba aravuga ngo bagize umwete, haleluya. Ntago batahiraho, bagize umwete. Yesu ngo aramanuka, ngo ahagarara mu kibaya hafi y'inyanja, ngo ntibamenya ko ari we. Arabareba, yababwiye ijambo ryantangaje, ryari ririmo nk'inyuroho ukuntu. Rya jambo narisesenguye sanga Yesu yarabacyuriyeho ukuntu. Yarabwiye ngo mbese bana banjye hari icyo ubuse we, ariko Yesu ariko mwakino habwe ati ko mbona muri kwayura se nta kintu mwabonye. Barabwira ngo nyakubahwa twakesheje ijoro turoba ariko ntacyo twafashe. Aravuga ngo ijuru ryarebye umwete wanyu, ryarebye umuhate wanyu ijoro ryose, dore imigongo yacitse, amaboko yabariye. Komeza ongera wa praying, ongera udepose, wicika intege, ijuru riri kubireba. Uwo mwete wawe ntabwo ari ubusa. Komeza wicika intege, komeza usenge, komeza. Yesu ngo arangije arababwira ngo ngaho nimujugunye inshundura zanyu iburyo. Kandi yababwiye aho bidakunda amafi ataba, kuko amafi yabonye Yesu yaje aribwiriza iyo yari. Ariko Yesu we, haleluya, Yesu afite ijambo ryo kubihamagara bikamwitaba. Afite ijambo ryo guhamagara umugabo wawe, ryo guhamagara abana bawe, ryo guhamagara amafi, ryo guhamagara amadolari, ryo guhamagara amazu. Yesu ngo ategeka amafi, arayabwira ngo nimujye mu nshundura. Hagiyemo ifi zingahe? 150. Zimeze zite? Mwumva ijambo ry'umunota umwe ryahamagaye amafi 153, kandi bakesheje. Ese ibintu sinzi ko muri kumva ibintu ndi kuvuga, ariko Yesu mwakagira Imana. Ariko mwamukomeye amashyi. Ngo barakurura bafata amafi menshi 153 ngo kandi manini. Umva ikintu cyantangaje, ngo n'inshundura zabo ntago zacitse. Amen.
nimunyikirize amen. Umwete ni urufunguzo rwakubesha i Kigali. Udutanu bafite gahunda yo kuva i Kigali, genda nyine, kuko ukuntu ukora ntiwaba i Kigali. Kigali haraturwa n'abantu bafite umwete, bazi kuryama batinze bakabyuka. Hari abantu baba kwa Mutangana, kwa Mutangana aba bantu bajya gucuruza saa 9 z'ijoro imboga n'isombe bivuye mu kime. Hari abantu ratangaye babanyuranamo mu rukerera, ariko wowe ngo gahunda ngo ni ukuryama, uzasinzira ugeze ryari? Urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki? Iki nimuvuge ngo amen. Uyu mwete niwo watumye Zakayo, muzi Zakayo mujya musoma Bibiliya. Zakayo ngo yagiye kureba Yesu, ariko Zakayo yarantangaje. Ngo ageze mu bantu asanga ni mugufi, yari afite ububasha bwo guhita akata imodoka yakisubirirayo, ariko ngo yagize umwete. Yakoze iki? Yuriye. Mwumva umwete wuriza umuntu w'umubosi igiti, akavuga ngo byanga bikunda, gahunda no kubona Yesu. Ngo Yesu ahageze abona hari umuntu wagize umwete udasanzwe, arababwira ngo Zakayo ururuka, nabonye umwete wawe, uyu munsi ndarara iwawe. Umwete nimuvuge ngo amen. Ese twasomye Bibiliya twese? Mwasomye 32 havuze ngo kimwitangiriro, havuze ngo umugabo aramubwira ngo ndekura, aramubwira ngo sinkurekura utampaye. Urumva umugisha urarwanirwa, hari imbaraga kugira ngo ubone, ugomba kurwana. Uyu ni Yakobo, yararwanye ngo arwana na marayika nijoro, ngo barakirana kugera ku rwego mu museke utambika, kandi marayika atemerewe kubonwa n'abantu. Abwira Yakobo atari kwa mugabo we, aho wahereye wandekuye nkagenda. Yakobo aramubwira ati nkurekura, sinkurekura, nakubonye, sinkurekura utampaye umugisha. Aranira amubaza ati ubundi wowe witwa nde? Wowe ufata marayika kugera ku rwego kukwikura bimunanira, witwa nde? Aravuga ati ngiye nitwa Yakobo. Turi mu Yakobo kwera, Yakobo nabahatari. Ubu Yakobo bwawe ati rero kwitewe n'ibintu wakoze, ngo yakoze ku nyonga y'umutsi, nta mayanze kubona mvuga uwo mutsi akozeho. Ngo Petero aregera, arangije ngo aramubwira ngo ntukiswe Yakobo kundi, ahubwo wiswe Isirayeli. Yakobo aramubwira ati mbabarira umbwire witwa nde? Umushobora gufata izina ryanjye ryari ryarabaye igitangaza akarihindura, nari narananiranye quartier yose nzi, ubundi witwa nde? Aramubwira ngo ntiyamubwiye izina, ngo ahubwo yamuhereye y'iki? Umugisha. Urasabwa kugera ku rwego utunga urufunguzo rwitwa umwete, nimuvuge ngo amen. Bartimayo ngo Yesu yatambutse ku nzira, Bartimayo wasabirizaga, ngo Bartimayo ngo menya ko ari Yesu, ngo yaratatse, baramucecekesha, ngo agira umwete arushaho kugira ate? Gusakuza. Ngo Yesu yumva urusaku, aravuga ngo nimumureke azahangaha. Yesu arangije aramuhumura, nutagira umwete uzakomeza ubimpumyi. Bitumye nibuka wa mugore rumaze imyaka 12 ari mugongo, ngo afite isoko y'amaraso idakama. Mu bantu bagize umwete, uyu mugore nawe yarantangaje. Uzi ko ngo yaje mu bantu arabyigana, bari bamuzi batangira kumutera ibicu, baturanuka agenda wegereyo. Aravuga ati hoya ibyo mwakora byose, gahunda yanjye mfite umwete ndamukoraho. Ngo arabyigana. Gira umwete ubyigane mu uyu mujyi wa Kigali, byigana mu byawe, nutabyigana ntacyo uzageraho. Ngo arabyigana, ngo anyuze ukuboko mu bantu, ngo akora ku nshunda z'imyenda ya Yesu. Yesu amenya ko hari umunyamwete umukozeho. Uwo mwanya ngo isoko y'amaraso irakama. Yesu ngo amenya ko hari ikimubayeho, aravuga ngo ninde unkozeho? Petero ati hoya, ninde ugukozeho ko abantu bari kubyigana? Kumbe hari umunyamwete waje akora kuri Yesu. Nukora kuri Yesu bizamenyekana mwiri torero, nubyigana bazabimenya, kubera ko Yesu akora ikintu gituma bamenya ko wabyiganye ukamukoraho. Nimuvuge ngo amen. Urufunguzo rwa mbere se murarwumvise rwitwa iki? Umwete. Mushaka uburyo mushyira umwete mu byo mukora. Ntago nabone mwamvuga ibintu byo muri Bibiliya ni byinshi cyane, ariko natwe dufite ibyo twavuga, twagiye tugira umwete natwe. Nge naje i Kigali, sinshobora kuvuga ubutumwa ngo ntavuzemo akantu gatoya. Naje i Kigali mviramo Nyabugogo, mfite ishashi y'icyatsi kibisi yariho karindari, ndabyibuka, ntazi mu Gasyata, ntazi Kimisagara, ariko nzi Imana ikuvuga mu mwana wanjye uzaba i Kigali. Maze imyaka 12, umukobwa wanjye umusibejo yafese anniversaire y'imyaka 10, yitwa Beni, no muvuga butumwa karacyari gatoya. Yo ntagira umwete, se mandi papa Beni, undi kurya mandazi muri gira umwete. Ntago imyaka ufite wari ukwiye kubukirya iwanyu. Barako bari kundeba, uburacyarya iwanyu koko, gira umwete ujye kurya iwawe, ugabanye stress. Ababyeyi barakurihiye, makagira Imana mwe. Umwete uzatuma izina ryawe rihinduka, uzatuma umenyekana. Nagize umwete, mmarira mushyiramo akabaraga mu bantu. Gutereta byavunye,
ndimo si cyane ariko byaramvunye. Ni ukuri kose utagize umwete mu gutereta. Siko umuntu ateta avuga ngo yamaze imyaka 7 ngo ndi gutereta, imyaka 7 ubwo ni kaminuza uri kwiga. Hako mutereta mutubundi. Biravuna ariko bisaba gushyiramo iki umwete. Hora tereta umuntu yakubwira ati banza ureke mbyigeho, ngo nushaka ubereke na Tereza arahari ukirirwa wirukanka watitirije aho ngaho ko nibura byakunda. Ugira umwete. Madamu wanjye mutereta nabyibuka twari muri Nyabugogo muri restaurant. Abantu bambwiye ati umugabo uri kugutereta wamaze kumenya ko ari umunyacyangwa, ati niwe. Ati none se yakubwiye icyo agira? Ati ntacyo yambwiye. Ati ko inama z'ubukwe zigiye gutangira wamubajije ibyo agira utazakorwa n'isoni. Turi kurya muri restaurant mu cyo Nyabugogo tumaze kurya ifiriti. Arambwira ati sheri hari akantu nibagiye kukubaza. Nta kibazo kambaze. Arambwira ngo mu buzima busanzwe ugira iki? Kumbi bari bamuntumye nabise. Nutagira umwete za gatumwa zizarusenya. Arambaza ngo mu buzima busanzwe ugira iki? Numva icyo yakibarutse mu bitugu. Subiza amazi cyangwa usanga nta sambu, nta data, nta diplome, nta gare. Ndavuga nti se nshiriyeho. Arambwira ati mu buzima busanzwe ugira iki? Sinzi iyo byavuye numva biri biranduye mu mutwe. Ndavuga nti nakubeshye nkubwije ukuri nk'umukozi w'Imana. Mu buzima busanzwe ngira Bibiliya. Uko ni ukuri niko namubwiye. Kira umwete niba ari Bibiliya uyisoma izakugirira ibintu bikomeye. Kira umwete ngo iki? Turabagabo bo kubihamya. Ajya mu nama y'uko ageze baramubwira bati ese cya kibazo twagutumye ku mugabo wawe yarakimubwiye? Ati naramubajije. Ati none se yakubwiye ko agira iki? Ati mu by'ukuri ati yambwije ukuri umukozi w'Imana, ati yambwiye ko mu buzima busanzwe agira Bibiliya. Mu nama y'ubukwe. Ariko umwete ni igitangaza. Baraseka. Umwe arahaguruka mu baririmba namubwira ati ariko Jeanne we urambabaje koko. Umugabo wa Bibiliya abafite imodoka baraho, abarisansiye baraho, uhisemo umugabo wa Bibiliya. Ubuse muzajya murya ibyakozwe n'intumwa, muzajya murya Matayo, muzajya murya ibyahishuwe. Gira umwete, nugira umwete ntuzarya Matayo uzarya amafi. Umwete. Aba bantu bose mubona babaye ibirangirire ni umwete basize mu byo bakora. Nimuvuge ngo amen. Na festa anniversaire y'umwana wanjye ku cyumweru w'imyaka 10 hari abanyamakuru barenga 20 bateye kamera. Hari umwana wanjye niki ni umwete namusizeho, ndeba impano wenda yizamura. Naho umwana aratangira gukubita. Shyira umwete mu mpano ubona n'umwana wawuza. Nukuri kw'Imana nutagira umwete uzihombya kandi wari uri mu nyungu. Iki umwete. Ngiye kuvuga urundi rumwe wenda ndebe ko navuga ebyiri, izindi 3 tuzashakira umwanya. Ariko uru nibura rumvikanye. Aka karumvikanye. Kitwa iki? Umwete wakugeza ku by'Imana yavuze. Ikibazo ngende kugira nuko muri gufata hadakwiye gushyirwa umwete. Mu ndebe hano nkavuge. Nta nubwo mbasenye ndabubatse mugakomeze ntacyo gatwaye. Muri gushyira umwete udakwiye kuba. Ugasanga umuntu ku munsi afite gahunda 3, blood shower, baby shower, Eve shower, mureke mbabaza. Ngo ni Eve shower ariko sibi. Ibintu byateye. Bega umwe ariko mwamariyemo mwakagira Imana. N'amasaha y'amateraniro. Umuntu wavuganye n'Imana akajya muri anniversaire abandi simbabujije ni byiza. Ariko mugerageze mushyira umwete mu gushaka ibyatuma amasezerano y'Imana asora mu buzima bwanyu. Haleluya. Reka ndeko navuga urwa kabiri. Uru rwitwa umwete rwo naruvuga bukira bugacya. Ko niba hari abantu nabonye batangiye kuregeza n'abantu bitwa ngo nabakorera Imana, abantu bitwa ngo n'abakristo, abantu bigize abanebwe mu nzu y'Imana barakererwa, repetition barakererwa, ibintu byose. Umwete mushyira mu by'isi muwusize mu murimo w'Imana mu byo dukora. Twabibirangirire isi twayifata, abarokore twafata isi. Ariko abatwigishije bamwe hari bagiye batwigisha nabi, bakatwigisha ngo twenge ibyacu ngo biri mu ijuru, ngo kandi ngo biranagana aho byanaganiye tukaba tutarabisoromye ngo tubibone. Baradukiranye mwe. Ariko Mana yanjye we. Mureke mvuga urufunguzo rwa kabiri nsoze. Amen. Haleluya. Cyangwa ndekeraho. Kamabwira urwa kabiri nsoze kuko iminota bampaye ndayifite ndayizi nayibonye. Ntago ndaza kuyirenza kuko mu bintu nubaha igihe ndabizi cyane maze kumenya agaciro kacyo. Yongeze imbere y'abantu banumva ntababwira ubusa, mba numva basenga Imana nkavuga ngo nibura mu bantu bangana batya impemo na 5 nibura
bumve ibintu mvuze bagende bashyire mu bikorwa ibyo navuze. Ejo ngo nakire telefone z'abasore bagera kuri 4 babonye provisoire maze kwigishira ijambo bahise bajya gukora ibizamo, akambwira ati mbonye provisoire kubera rya jambo wigishije. Biba ari byiza ko nibura uru rushundura duteye nibura rugira icyo rufata. Ya masengesho y'iminsi 3 abantu bayateguye ntibabe mu gihombo, nibura avuga mu masengesho y'iminsi 3 abantu bagize umwete hari icyo bakuyemo. Nimuvuge ngo amen. Urufunguzo rwa kabiri, ariko kugira ngo urumutarwibagirwa, nubwo ndi kubona hari abantu bafashe note banditse ni byiza, bwira uwo mwicaranye ngo uyu mwaka ugira umwete, uyu mwaka mwihangane mukabwirane, wari umunyamwete ariko uyu mwaka wongere vitesi, wongere ugira iki umwete. Haleluya. Urufunguzo rwa kabiri ni urufunguzo rwitwa kwimenya, kwisobanukirwa mu bintu byaguhuza n'iby'Imana yavuganye nawe. Harimo urufunguzo rwitwa kwimenya, kwisobanukirwa. Ni Ikinyarwanda icyo ngicyo, kwimenya, kwimenya, kwisobanukirwa. Turimo turarwana urugamba rw'abantu bashaka ko tubamenya kandi batiyizi. Ndasubiramo. Umuntu ugasanga yirwa mu magambo ariko ngo buri ngo abantu ngo dusengana baranzi, ntago tukuzi kuko nawe ubwawe ntabwo wari wimenya. Numara kwimenya, numara kwisobanukirwa, bizatuma Imana iguhuza n'umugisha w'ibyo yavuganye nawe, natwe tukumenye kubera ko wiyizi. Kuko uramutse ubaye wiyizi, hari ibyo utakambara, hari aho utakicara, hari ibyo utarya, hari abo utagendana nabo. Nabwiye urubyiruko Kicukiro ejo bundi, ndavuga ngo niba hari ikintu gihenze ku isoko ni imyenda y'abana. Kubera iki henze? Abakobwa bakuru bose bari kwambara imyenda y'abana. Kutimenya. Umuntu muzima w'umukobwa mukuru, mumbabarire wenda hari aho nagiye baranga sinzagaruka kubera ibigambo navugiyeyo, mureke mbabazi. Umuntu w'umukobwa mukuru w'imyaka 20 ajya kugura imyenda akagura umupira ufite ukuboko kumwe, mureke mbabazi. Ukuboko kumwe ukundi kutariho. Ndi ku ijambo ryitwa kwimenya, kwisobanukirwa. Ariko abahanga barimo baragaza ko bari kuvuga ko biri ari ibimenyetso byo bigaragaza ibisazi, gusara. Ibimenyetso byo gusara kubera ko abantu basigaye basara mu gisirimu. Ubundi mbere y'umuntu yasaraga icyawugiraga ko ari umusazi yatoraguraga amashashi. None wava hano ukagera Ikabuga utari wabona ishashi, none aratora iki? Abasaraga mu gisirimu bo bashyiraga ibikaramu byinshi ku mufuka w'ishati, agatwara n'ibipapuro byinshi. None ikaramu isigaye igura 300, ninde wayita? Ubu rero kubera stress n'ibisazi byo kutisobanukirwa, abantu bari kwambara nk'abasazi. Kutimenya ni urufunguzo rukubuze, ariko kwisobanukirwa ukamenya uwo uri we. Nimuvuge ngo amen. Paulo yandikira Abaroma 12:2 yaravuze ngo ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ubure abantu banze guhinduka, abantu ntabwo tukimenya abagore, ntitukimenya abakobwa. Reka mareke darakomeye ahangaha azavugwe n'abamuzehe. Reka sengeye kwikoraho, mumbabarire. Imbere ya kamera mumbabarire da, kanisubirire hejuru ahubwo. Kwimenya, kwisobanukirwa niki cyatubwiraga abagore. Iyo umugore yabyaraga yanywaga igikoma akaryisombe, ariko ubu nta waryikoza ngo atava kuri taye. Imenye rya tumenye ko wabyaye cyatubwiraga abagore. Yahekaga umwana n'umutaka, kajya mu muhanda ukajya uvuga uti dore iby'Imana yakoze. Ubu ni ukubaragiza bamwe. Mana we, uyu munwa wageraho. Iri jambo ryitwa kwimenya, iyo umuntu yisobanukiwe n'Imana imutera inkunga mu kwisobanukirwa. Dufite urugero rw'abantu batari bimenya, uhura nakubwira ati isosi y'ikimene iraryoha. Ntago haryoha isosi y'ikimene, haryoha isosi y'itomati nzima. Ngo ibinono nibyo biryoha, haryoha iroti. Kutimenya bituma uhahira aho udakwiye guhahira. Ese murankurikiye?
uretse kuba ndi kuganira n'abantu numva twari kumwe n'abajene ahantu, numva umujene umwe aravuze kandi amaze kuba afite lisansi yabonye akazi, aravuga ngo ngiye ngo mw'iyi minsi ngo ahantu hagezweho ngo ndi kujya kunywera ngo hari igikoma kiri Nyamiramba ngo bita ku Marangi, ngo najya kunywera igikoma ngo ku Marangi. Iyo ushatse kunywa icyayi ukinywera, nshaka kubabwira ko ijambo ryitwa kwisobanukirwa, nshaka kubabwira ko ijambo ryitwa kwimenya. Iyo utari wisobanukirwa, iyo utari wimenya, ubuze uwajyana nawe ni wowe wajyana, ubuze uwahamagara ni wowe wahamagara, ubuze uwo yandikira ni wowe yandikira. Kubera iki? Ntabwo uramenya urwego rwawe uriho. Ejo bundi abantu bakoze urubuga, izi mbuga nazo ni nziza ziri gukorwa, ariko arizo zidakwiye kuba zitesha umwanya. Hari urwo bakereye ngo abo twavomanye, se ukarwo abantu twavomanye, okay, ndabavugisha numva umurongo wabo, numva nta mvaho. Bakereye urundi mu minsi yashize rw'abakozi b'Imana ngo bavuga ubutumwa muri Kigali, banshyiraho adimini arandika aravuga ngo dutanga contribution ngo tuzahurire muri shike dusangire tumenyane. Numva ko kantu ni keza k'abantu bakora umurimo w'Imana baziranye, turakontribuwa tujya muri shike dusanga bateguriye amatabure meza, base udutambaro twiza. Ndavuga ni byiza abakozi b'Imana nabo tumaze gusobanuka, tumaze gusangira no kunywa agafanta bateguye. Adimini arahaguruka afata ijambo aravuga ngo ikintu kinejeje n'uburyo twica ahantu turi smart nk'abakozi b'Imana turi kuganira. Arangije atanga itangazo aravuga ntago nshaka ko dutandukana dutya, ahubwo dukine kakawete. Ntabwo nari nzi byari byo, nibwo nari mbimenye ngo dukine kakawete. Noneho umuntu wese akura inshuti hano ajya yisengera, ariko azayishakire n'impano. Bafata udupapuro bandika amazina y'abaho bose, baravuga umuntu wese yatora agapapuro asoma izina, nabona atitomboye ako gapapuro k'iryo zina yatoye, uwo muntu ni inshuti ye, asabwa kujya musengera kandi akamushakira impano. Tuzategura undi muhuro wo guhana impano. Ntora agapapuro, somye izina, sangana umukozi w'Imana w'umuhanuzi nari sanzwe nkunda, ndaseka ndakazinga. Setse umudamu wari undi ruhande aza yiruka arambwira ngo utomboye nde? Ni wowe yagenda, bavuze ko ari ibanga, bavuze ko nta muntu uvuga umuntu atomboye. Uri kuza kumbaza umuntu ntomboye utume kakawete ipfa. Ndangije ndamureba naye namubwira nese ko uri kuza kumbaza umuntu atomboye, ubundi wowe utomboye nde? Ahambwira ati wanze kumbwira utomboye, none wowe uri kuza kumbaza uwo ntomboye. Umva ijambo yavuze, yarambwira ati gusa icyo umenya cyo nuko atari wowe natomboye, kandi ikinejeje nuko ntagutomboye. Iyo ngutombora nari kuzaguha iki? Komba mbona wambaye ibintu bihenze. Ndavuga nti dore kwimenya sha. Iyo wisobanukiwe ugiye kuguha ntaguha ibyo abonye. Hayo utiyize ibipataro byose bishaje, bitenge byose bishaje, imodoka byose bishaje, ariko wamaze kwisobanukirwa, nugiye kugusohokana arabanza akabitekereza. Uyu muntu ndamwicaza he? Uyu muntu ndamugurira iki? Uyu muntu ndamuhiye gift? Ni kimwe mu mfunguzo. Nimuvuge ngo amen. Iminota irafashe. Kwimenya, haleluya. Kwimenya ni urufunguzo rugukonnecta Imana yavuze. Haleluya. Kugira gute? Kwisobanukirwa, kwimenya we, kwimenya. Mundebe hano kwimenya. Hari abantu bari hano Imana avuga ko bazagenda mu ndege. Hari abantu bari hano Imana avuga ngo nzabajyana hanze mutembere mugaruka cyangwa mutureyo. Kavuga ngo mwana wanjye nzagutwara mu ndege, barimo. Nanjye yarabimbwiye. Nawe se ko wicaranye iranga muntu? Niko mureke mbabazi. Turi ku ijambo ryitwa kwisobanukirwa. Kandi mureke mbabwire, niba hari abantu nabonye nzabwira ubutumwa kandi singira ikibazo nko bababwira neza, n'abanyakigali. Kubera iki? Mu ndebe. Kubera iki? Abanyakigali muri abasirimu kugeza ku rwego mwihishe mu busirimu. Uziko ibigeragezo by'i Kigali nabyo ari ibinyakigali. Umuntu yambara ikanzu ihenze atazi gusoma no kwandika, mutwihisha mu myenda. Unasanga nzajya mbabwira kabisa ko hari aho ugera ukavuga utabanga base ko mbona bagezeyo ndababwira iki, ariko kabisa ntago urwego ruri rukwiye kuba muri Kigali utunze irangamuntu gusa. Imana yavuze ngo izakujyana hanze. Ubu wakoze igitangazo waguze na tapandigo, naga karita bakoza ku cyuma mu modoka, ubugenda irangamuntu na tapandigo, ngo Imana yavuganye nawe kuza uzagenda ute? Isobanukirwe, jya gushaka ibyangombwa, icara na dokima. Imana
ngewe Imana yambwiye ko nzagenda n'indege, kandi murebye ahantu mvuka n'ubuzima nabayemo biragoye kugira ngo Imana imbwire ibyo bintu mve ko bizaba. Ariko mu bihe byashize, umwaka ushize, nabonye amafaranga ntiyari menshi ntiyari na makeya, mbona nta nzu yavamo, nta modoka yavamo, ndavuga ntiwagura pasiporo. Ngura pasiporo y'ibihumbi 100 y'imyaka 10 nta rugendo mfite. Ndavuga ni muri dokima zanjye nongeremo pasiporo. Kwisobanukirwa, ndavuga nta muntu wo kuba i Kigali nkanjye ntagira pasiporo ibyo aribyo byose. Ngura pasiporo y'ibihumbi 100 nyishyira muri dokima zanjye. Ibihumbi 100 imyaka 10 nta rugendo, inzu ndakodesha, umwana ari ku ishuri, ariko kubera kwisobanukirwa ndavuga nti wa pasiporo we ndakugura. Nayimaranye ibyumweru 2, telefone y'ikampani irampamagara. Umuntu arampamagara ngo ndi umushumba nitwa Karenzi, twakubonye kuri YouTube uri kuvuga ubutumwa kujuje urusengero hano i Kampala, twabonye umuntu ugomba kwigisha mu giterane cyo gutaha urusengero ari wo uzaza kutwigisha. None mukozi w'Imana mugira pasiporo. Nyimaranye desomene, ariko isobanukirwa Imana izashyigikira icyo kintu. Ndabwira ni mushumba pasiporo ndayigira. Ahita ambwira ngo indege ukunda kugenda nayo ni iyihe? Dore umwana w'inyamasheke mu ndege. Indege ukunda kugenda nayo ni iyihe? Narinzi iyihe? Narinzi Jaguar Nyabugogo, nzi Volcano, nzi Simba. Ariko nyabuneka municarane n'amakuru, sobanukirwa neza umenye uriwe. Narinzi Rwandair, ni najyaga numva bavuga, nabwiye ni mushumba nkunda kugenda na Rwandair. Yarambwira ati nta kibazo, ugume kuri WhatsApp ntuze kuva ku murongo, tuye ku kibuga cy'indege kureba ko amatike ahagaze, turajya ducata kuri WhatsApp tukubwira uko twasanze byifashe. Ku mugoroba arambwira ngo twabonye indege yo mu kwa 5, hari mu kwa 4, ambwira amatariki n'amasaha y'i Kanombe. Dukatisha nta kibazo, ati dukatisha Alele Tour kuri Rwandair nta kibazo. Barankatishiriza Alele Tour kuri Rwandair. Mpamagara madamu, ndamubwira nti karabaye. Ati bigenze bite sheri? Ngiye kugenda n'indege. Ati Imana yarabivuze. Ati udafata pasiporo wari kujya Nyabugogo, ntago bikunda, nayizanye. Haleluya! Aranje ngo uzamara iminsi ngahe? Ntibambwiye ko nzamara icyumweru. Atarika Imana n'igitangaza. Arambwira ati ngiye kukuzingira imyenda. Ntinzingira. Atangira kunzingira imyenda. Ageze hagati azinga arambwira ati se ko nta gikapu cy'amapine ugira uzayitwara muki? Ubure pasiporo, ubure n'igikapu, mureke mbabaza. Niko baroko. Uburicaye ngo Imana, ariko mureke mbabwire mwakagira Imana. Ari ibyo Imana yavuze, ariko nawe urasabwa gushyira mu bikorwa iby'Imana yavuze. Arambwira ati ko imyenda nayizinze sheri ndayigushyirira muki? Sanga ngira twa dukapu twa Bibiliya n'utwo ku bitugu, kandi abandi bajya ku kibuga cy'indege bagenda bakurura igikapu. Nahise njya kugura igikapu cy'amapine, ubu nacyo ndagifite mu rugo narakigusa. Ubure pasiporo, ubure n'igikapu, mureke mbabwire. Hari umuntu ndi kuvugana nawe mwiri teraniro, antega amatwa nyumve, ugenda ushyire mu bikorwa ibintu Imana yavuze, isoza ibyo yavuganye nawe. Aranzingira imyenda, ndangije ya ku rusengero gusezera umukuru w'abadiyakoni, ndavuga nifite urugendo, mfite igiterane nzajyamo i Kampala, nzamarayo icyumweru. Mvuga umudiyakoni yambajije, yarambwiye ngo uzategera he? Bari batumenyereye Nyabugogo, bari bazi ko tutari twisobanukirwa. Nizategera i Kanombe. Arambwira ngo uzagenda n'indege? Yego nzagenda n'indege. Yihe? Nzagenda na Rwandair. Arambwira ati no ese ninde uzakugeza i Kanombe? Ndacyari gushaka umuntu uzantwara. Arambwira ngo ese nkazakugezayo? Ufite imodoka imeze ite? Kwimenya, kwisobanukirwa, wigenda nizibonetse zose. Hariyo wajya mugatakaza ubuhamya. Arambwira ngo mfite Rava ya Nouveau Model, ntinyereka ifoto yayo. Ajya muri telefone aranyereka, ndavuga ntuzantwara. Araza arantwara njyana i Kanombe, mudamu n'abana n'ibikapu bakurura. Mbega kwisobanukirwa we. Jya muri Rwandair, ngiye kwisanga nisanga i Kampala, baje kunyakira banjyana muri hoteli inyenyeri 3. Mvuga ubutumwa icyumweru gishize ndataha, nsanga i Kanombe baje kunyakira, ngera mu rugo sanga batetse. Haciye ibyumweru 2 i Bujumbura barampamagara, bati twabonye kuri YouTube ubutumwa wavuze i Kampala, dushaka gutumira mu masengesho iminsi 21 hano i Bujumbura. Indege ukunda kugenda nayo ni iyihe? Bye bye Nyabugogo, bye bye Nyabugogo, bye bye Nyabugogo. Nukwisobanukirwa. Ndi muri Rwandair ntaha, naje abagenzi muri Rwandair bari kuvuga ngo hari bidege ngo bigira umunyenga ngo binini ngo byitwa Kenya Airways, kanjya mu gutwi. Mushumba ya Bujumbura mpamagaye, nambwira ni mushumba indege nkunda kugenda nayo ni Kenya Airways. Kwimenya sha, menya uriwe. Aragenda nkatishiriza kuri Kenya Airways. Ndagenda afata Kenya Airways incisha muri Kenya. Bampindi nagiye mu ndege 2 umunsi umwe.
Kigali Kenya, Kenya Bujumbura, no kugaruka Kigali Kenya, Bujumbura Kenya, Kenya Kigali. Nagiye mu ndege enye eshanu mu kwezi kumwe kuko nagiye mu ndege eshanu mu kwezi kumwe. Ngeze Bujumbura ku kibuga cy'indege nsanga baje kuntega mu bintu byambaye Bujumbura. Nasanze itorero ryohereje uhagarariye abagabo, uhagarariye abagore, uhagarariye abana, uhagarariye urubyiruko, uhagarariye abadiyakoni, buri wese yazanye ururabyo, bampaye indabyo 6 ndi muzima ntapfuye. Indabyo 6. Amaboko yanjye yarazyakiriye indabyo 6 ndi muzima ntapfuye. Oyi, ndaza kubereka mfita barazimpaye no kuri YouTube, indabyo 6 ndi muzima ntapfuye. Ndi muzima. Nutisobanukirwa uzazifatira rusororo niyo bazaye. Urasabwa kugera ku rwego wisobanukirwa ku buryo umuntu atekereza kuguhereza ururabyo kubera ukuntu wisobanukiwe. Oya, noneho uzaviremo Nyabugogo baruguhe. Oya, uzaviremo Nyabugogo baguha ururabyo noneho. Ninde waruguhereza Nyabugogo? Birasabwa gutunga urufunguzo rutwa kugira gute? Babwira akantu gakomeye nsenge. Ubwo mvuze ebyiri hasigaye 3 babishinzwe bazashakira umwanya sinjye uzanabimara. Kwisobanukirwa n'urufunguzo ruguhuza n'ibyo Imana yavuze. Hari igihe usanga umuntu avuga, hari indirimbo turirimba nkabona ziducira n'urubanza. Kabona umusore arahagurutse ngo Mana, ngo warinze ngo Daniel ngo mu rwabo rw'intare, ngo nanjye ngo uzandinda, ngo haleluya. Daniel yari yarisobanukiwe, yageze i Babuloni bazana vino n'inyama byaterekesherejwe. Umusore wisobanukiwe irimwe 8 ngo agambirira mu mutima aravuga ntabwo nziyanduza. No kwimenya. Ariko wese uruduwiriraza ukanywa, kambuci kazo kanywa, isatuye ukaza ukambara, icitsi kazo ukambara, ngo uzabana na Daniel mubana he? Daniel akareka mwavuge mbegereye. Daniel na bagenzi be babajyanye mu kibaya cya Dura. Umwami aravuga ngo nimwumva amajwi y'amakondera n'amabubura mutera amavi mu nami. Abahungu bisobanukiwe bageze mu kibaya cya Dura, ngo amakondera aravuga, amahembe aravuga, umuhungu afata mu mifuka. Umwami arazamura ati niwe wabyitumyesha nta soni, abantu bose barapfukama wowe ugahagarara. Ahubwo ati hari impamvu yanteye guhagarara. Ati niyihe? Ati ko nacanye umuriro, ko bawenyegeje 7, ni iki kiri bukunkize? Ahubwo ati ibyo ngibyo bivuga narisobanukiwe. Imana yacu dukorera ibasha, turayizi, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro. Ariko kandi turayizi nubwo itadukiza, haleluya, nta mpamvu yo gufata amavi yapfukama Imana ngo tuyafukamishirize ibigirwamana. None umuntu arajya gutereta kubera kutimenya, kubera kutisobanukirwa, ugapfukama. Mureke mabwire, umugore waterese upfukama ukamutera amavu ugapfukama, witegura ibizaba mu rugo byose. Uzajya uvuga ugize ute? Intwaro yose wakoresheje ugera ku kintu, iyo ntwaro uzakoresha kugira ngo ukirinde. Mvuze ijambo rikomeye, mwapfukamiye Imana, mwakoreye Imana, mugomba kumenya ibipfukamirwa n'ibidupfukamirwa. Mvuze ibintu bikomeye mu byumve. Uzahura n'umugisha w'Imana kubera kwisobanukirwa, kubera kwimenya. Wiza kutwishushanyaho ngo hano umukristo hanze umupagani, kwigusanga mu ntebe z'abadiyakoni, waje tugusange mu kabari ho. Isobanukirwe umenye ngo barokore banywera icyayi he, nihe nakicara barokore bice. Abantu ntago bizi kugenda ukagongana n'abantu mu nzira. Uyu muntu niwe je twari turi, niki cyabaye, niki cyaguhinduye? Kansoreze kwaka ubundi mushumbaze kudusengera. Mureke mbabwire, kutimenya ni ikintu cyantangaje. Ari gihe tuvuga amakuru y'Abisirayeli ndayakunda cyane. Nageze kwigisha igihe kimwe muri 2009 mvuga ku makuru y'Abisirayeli kuva muri Egiputa kugera mu gihugu cy'amasezerano. Umuntu anjira ambwira ngo nshaka kuzakujyana muri Isirayeli kubera ko urabivuga nk'umuntu wahageze. Ubu hageze wabivuga ute? Za kugira ibyaga afata ari yanjyanayo. Abisirayeli tuvuga amakuru yabo twumva ryoshye, ariko natwa yaca Abanyarwanda.
tuvuze ibyacu. Hari umupasiteri witwa Mugabo warimbye indirimbo ngo twigiye ku birenge. Hari indi ndirimbo yarimbye aravuga ngo iyo Bibiliya zicyandikwa natwe twari kugiramo imirongo kandi gakundwa. Umunyarwanda utiyizi, hari umuntu umwe nakunze yabivuze neza, aravuze ngo utamenye yava ntamenya niyajya. Nirwo rugamba dufite. Abantu bavuye kwa Satani iyo bajya ntibahazi, ibyo bakorera mu nzira ijya mu ijuru bameze nk'abatazi, ntago bari bisobanukirwa. Nashatse kubabwira Abisirayeli bava muri Egiputa bari bamaze imyaka 430 mu maboko ya Farawo. Imana irabacyura, abagabo bambabaje ngo bageze mu nzira Mose na Aroni baricara baravuga ngo dukora inama, nta bajya mu gihugu batatase, dushaka abagabo bajya kuturebera igihugu tuzajyamo. Batoye bangahe? Musubize. Batoye abagabo 10 na bangahe bajya gutata igihugu? 10 na bangahe? 10? Nibyo, ni 12 bajya mu gihugu Imana yavuze. Abagabo uko ari 12, niba mwarasomye Bibiliya abari barisobanukiwe ni bangahe? Itekereza abantu 12, 10 bose ntago bari biyize. Nababaye. Hari igihe tubona ikivunge cy'abantu tukagira ngo nabarokore, ariko atari bo. Kandi ngo ibintu byarivanze, ngo irondo ryivanze, ibintu byarivanze. Mukanya nsomye akantu ngo kindaya bafasha simbonye igihugu bayifatiyemo, yamaze amafaranga y'abagabo kandi ari umusore, yigize umukobwa. Mbonye ifoto mukanya yarambaga kanzu k'umutuku, imisatsi yaratukuje, ngo bamufasha maze gutwara amafaranga y'abagabo batagira umubare, bagera kuri hotel akabakwepa kandi bamujyanye ari umukobwa. Ibintu byarivanze mube maso. Ntabwo ibiri mu mazi byose ari amafi, ntabwo ibiri mu rusengero byose ari abakristo, ibintu byarivanze. Abagabo 12 bagira mu gihugu, basaba ko Imana kivuze niko kimeze, n'imbuto Imana yababwiye zirahari. Ngo baragaruka basanga Mose na Aroni baricaye mu ndebe mwese zoreze kuraka. Representa yoboye delegation bamuheza mikrofoni ngo ababwire amakuru y'igihugu Imana yavuze. Mbega gahinda ko kutimenya. Umugabo arahaguruka, umugabo muzima watowe yizewe. Harya dutora abantu kubera amarangamutima n'amaso, ariko ari abasivili ari babisi. Ana we mani dukore ku maso. Aravuga Nyakubahwa muyobozi Mose na Aroni, mwarakoze kutugirira icyizere nk'abagabo mwabonye bashoboye. Ibyo mwatubwiye gukora rwose twarabikoze, igihugu twakigezemo twarakibonye, twaragitase, ariko twasanze y'abagabo ukagira ngo bo n'abagore. N'abagabo nyabagabo, n'abagabo barebare, n'abanaki twirebaga imbere yabo isi irashize, tukabona tumeze nk'inzige. Umva akantu bongereho kakabi kakagome. Kandi uko baturebaga, uko batubonaga niko turi. Niba ukunda Abisirayeli ntuzabambutse, kuko bari abagabo batumara. Ngo abantu bashya ubwoba, abantu bavuga ati noneho turashize. Iyo baturekera muri Egiputa ntamva zabagayo, ariko Mose araduhemukiye. Ariko ngo harimo abagabo 2 bari barisobanukiwe, bari barimenye. Haleluya! Umwe atera urutoki hejuru, ariko Mana uyu mugabo ndamukunda we. Abwira Mose ati Nyakubahwa muyobozi, ibyo umugabo avuze bijya gusa n'ukuri, ariko siko, hari icyo nshaka kurenzaho nanjye. Ati ngaho vuga. Aravuga ngo Imana yadukuye kwa Farawo imyaka 300 irenga ishize 400, ikaduha amanu mu butayu, imyenda ntidusasireho, abana bacu bakiga i Kigali tukubaka twaraje nta n'umutahe, abana bacu bakiga bakarangiza, abagore bacu bakaba bambara. Niba Uwiteka twishimira, haleluya, azatujyana, azaduha igihugu, tuzagihindura. Abanaki tuzabarya nk'abarya imitsima ntibafite kibakingira. Haleluya! Turambura amaboko, muyarambura mweteze kandi burambura amaboko, tugire ducya muyanyeganyeze gatoya, mugire mucya kandi dutere haleluya, twongere haleluya. Dusengera imfunguzo 2, umwete no kwisobanukirwa. Nize 2 tugiye gutahana ku munsi wa 2 w'amasengesho y'iminsi 3. Tugiye gutahana imfunguzo 2, umwete no kwisobanukirwa. Ubwo neje abandi bazavuga ibindi, n'abandi bavuga izindi ni nyinshi. Nukoresha umwete no kwimenya, uyu mwaka turimo uzahindura isi,
uzahindura umuryango, uzahindura igihugu, uzahindura itorero, uzahindura abaturanyi, nawe ubwawe uzahinduka. Kwakira umushumba Rwibasira aze hano adufashe, tubwire Imana ngo dukeneye izi mfunguzo. Buri wese mu rwo ruhande biraterwa n'urwo akeneye. Mureke duhaguruke imbere y'Imana.